Ma Aburahamu yahoranye wari no muri Pawulo ukamutera kwiyumanganya tukiba n'intore zawe nk'uko wabanye na Eliya ugahumuriza Yobu ageze mu kaga katavugwa ibuka mwamabakera uko wabagendereraga abari kujutugenza utwuzuza umwuka wawe wera. Aho ni karibu umwigisha, tumuhaye ikaze. Turabaramukije inshuti bakundwa mudukurikiranye, reka dushimire Imana iduhaye umwanya nk'uyu wo kwiga ijambo ry'Imana muri aya materaniro, kuko ijambo ry'Imana niwo muti ubasha kutuvura ibyaha, kudukiza indwara, kudukiza n'ibyago n'ingorane n'amakuba biri ku isi igihe umuntu aryakiriye mu mutima we. Mbere ya byose rero reka tubanze twiragize Imana dusenge. Turagushimye Data ugira neza udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icubahiro, imbabazi n'ubuntu byabanye natwe. Shimye ko tugera muri aya masaha tugihumeka, tugiye kwiga ijambo ryawe. Dusabye umwuka wawe wera ngo abe muri aya materaniro, afashe bose bari kutwumva, abari hafi na kure. Ijambo ryawe rikabakaba imitima yacu n'iyabo, ridutere kwihana no guhindukira, nuza guhemba no guhana uzaducure mu bwami bwawe. Ngaho rero dusabye bike, ibyo ubona bikwiriye biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Rero kubo tutaziranye, amazina ni Ishimwe Rugira Placide, umubwiriza butumwa bwiza. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko yacu tuganiraho ni ijambo ritubwira ngo ubutumwa bwiza buturarikira kwihana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buturarikira kwihana. Iri ni ijambo rikomeye, turaza gusobanukirwa ese ubutumwa bwiza ni iki, kandi ubwo butumwa bwiza bwahanuwe na Yesu Kristo, niwe Yesu Kristo ubwe. Ubwo ubutumwa bwiza yatuzaniye umwami wacu ngo buraturarikira kwihana, kuko hatabayeho kwihana nta muntu wazajya mu bwami bwo mu ijuru. Rero iyo umuntu yakiriye ubwo butumwa bunamutera kwihana ibyaha, maze agakosora akabarwa mu bana b'Imana. Rero Yesu yabivuze mu gitabo cya Luka, igice cyaho ni icya 24. Luka 24 umurongo wa 45 haranditse ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Ijambo ry'Imana ritweretse ko Yesu Kristo ubwo yari ari mu isi ngo yabanje kungura abigishwa b'ubwenge kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ibyanditswe. Ababwira ko Yesu
azazuka ku munsi wa gatatu, kandi ko ubutumwa bwiza bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo bukwiriye kubwirwa amahanga yose binyuriye mu izina rya Yesu. Nshuti bakundwa bavandimwe bana b'Imana, ubu ni ubutumwa turarikirwa na Yesu Kristo ubwe. Yesu Kristo niwe ntama w'Imana Yohana yeretswe mu gice cya 3. Aravuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umwana w'Imana Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, yaje mu isi ngo aducunguze amaraso ye. Yigomye byinshi byari biri mu ijuru, icyubahiro cyo kuba ari umwana w'Imana. Abamarayika baramuramyaga no kumupfukamira, kandi ari abagaragu be. Bose ntihaboneka ucungura umwana w'umuntu, ariko umwana w'Imana Yesu Kristo yiyemeza kuza mu isi kuducungura. Uyu mwana w'Imana niwe wavuze ijambo rikomeye ko mu isi hakwiriye kubwirizwa ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ngo abantu babibabarirwe binyuze mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bakundwa abana b'Imana, aha biraturarikira no kutwereka ko natwe dukwiriye kwitabira ihamagara. Dukwiriye kwitabira ihamagara rya Yesu riturarikira kwihana ibyaha. Umucunguzi wacu mu gitabo cyitwa Abakorosayi igice cya 1 umurongo wa 14, Yesu yavuzemo amagambo meza yabasha kudufasha kuri iyi ngingo. Tubanze tumenye uyu mwana w'Imana uko yitanze agasiga ijuru ryose, akemera kumena amaraso ku musaraba kugira ngo ducungurwe. Haranditse ngo Yesu umukiza wacu niwe muremyi wa byose, niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Yesu ngo niwe mfura mu byaremwe byose, yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Haranditse ngo uwo Yesu Kristo, umurongo wa 28, niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire umuntu wese amaze gutunganyirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane ndwanana umwete, nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kugira ngo umuntu abashe kubabarirwa ibyaha, Yesu yamumeneye amaraso ku musaraba w'i Karuvari. Yesu yigomye byinshi byari mu ijuru. Ibyanditswe biratubwira ngo ntabwo yumvishe yahwana n'Imana, ngo ahubwo yisiga kamero aramanuka mu isi kugira ngo aducungure tuzabone ubugingo buhoraho. Rero kugira ngo umuntu azabone ubugingo buhoraho, hari intambara akwiriye kurwana, hari uruhare akwiriye kubigiramo kugira ngo azabone ijuru. Nshuti bana b'Imana, ijambo ry'Imana ratubwiye ngo, ndetse n'insanganyamatsiko yacu ngo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buturarikira kwihana kugira ngo tubone imbabazi. Aha iri jambo ndakomeza ndishimangire mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere, ku rupapuro rwaho rwa 390, 390 handitse aya magambo dusoma. Ni mu cyigisho cya 48. haranditse ngo Kristo yaje guhishurira isi urukundo rw'Imana no kwireherezaho imitima yose. Yaravuze ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Yohana igice cya 2 umurongo wa 32. Intambwe ya mbere yerekeza ku gakiza ni ukwemera kureshwa n'urukundo rwa Kristo.
nshuti mukundwa, turagusaba kandi turagusabira ngo nawe wemere. Emera. Biri mu ruhare rw'umuntu kwemera, kuko ntacyo wakorera utemeye. Ijuru kuzarijyamo ni ubushake, ariko nutabishaka nta nubwo uzarijyamo. Birakwiriye kuriharanira no kwemera, ukareshwa n'urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana se rutureshya rute? Nuko mu gitabo cyitwa Abaroma igice cya 2 umurongo waho n'uwa 4 n'uwa 5 haranditse ngo, kandi kugira neza kw'Imana niko kuturehereza kukwihana. Burya urukundo no kugira neza Imana itugirira nibyo biturehereza kwihana. Uracyariho, uracyahumeka, n'urukundo rw'Imana. Yaguhaye umugore, iguha umugabo, iguha abana, iguha akazi, iguha amasambu, iguha imirimo, iguha amafaranga, iguha inzu. Buri kimwe cyose Imana yarakiguhaye. None urwo ni urukundo rwayo no kugira neza kwayo, ariko iri kukureshya kugira ngo wihane ibyaha byawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, Imana yoherereza abantu ubutumwa. Imana yoherereza abantu ubutumwa bukurikiranye n'ubundi butumwa, ibararikira kwihana kugira ngo yandike ijambo imbabazi imbere y'amazina yabo. Imana yoherereza abantu ubutumwa ku bundi butumwa. Uyu munsi uri kubwumva, ejo hashize warabwumvishe, ejo bundi hashize wari warabwumvishe, ejo n'ejo bundi nabwo uzabwumva. Imana nibishimuka bukiriho. Imana buri munsi uko bukeye n'uko bwije yongera ubutumwa ku bundi ibunyohereza, nawe ibukoherereza ngo twihane. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, kugira ngo nitumara kwihana imbere y'amazina yacu, Imana yandikeho ngo imbabazi. Bakundwa nshuti bana b'Imana, nawe Imana ishaka imbere y'izina ryawe kwandika ngo runaka Eric. Imbere y'izina rye yarababariwe, yahawe imbabazi. Kubera iki? Ibyaha bye yarabyihanye kandi yarabyatuye. Bakundwa, ijambo riravuze ngo, ni ikibazo gikomeye Imana ibaza ngo, mbese uko kwihana nikuzabaho? Ngaho nawe bitekerezeho. Imana ikoherereje imbabazi zayo, ikoherereza ubutumwa buturutse mu ijuru kugira ngo bwongere bukureshye. Kandi byizi gukorera mu buzima busanzwe, wenda wari wagiye mu rugendo runaka, ubona ugarutse amahoro, hari abandi bagize impanuka. Kugira neza kw'Imana, ibyiza byose Imana igukorera ngo ni ukugira ngo ikureshye, ariko ikurehereze kukwihana ngo ibone uko yandika imbere y'izina ryawe. Nshuti bakundwa, amazina y'abantu bakiriye Yesu Kristo bakakira bakinjira mu murimo w'Imana ngo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, maze aho muri ico gitabo imbere y'iryo zina hakandikwa ngo yarababariwe. None ikibazo gikomeye babajije ngo, mbese uko kwihana nikuzabaho? Mbese ibikorwa byayo by'ubuntu bizirengagizwa n'urukundo rwayo rwigizweyo burundu? Mbega uburyo nibiba bityo umuntu azaba yibujije uburyo bumwe bwo kubona ubugingo buhoraho, kuko Imana izababarira umuntu wese wihana gusa. Onuri Imana uwizababarira ngo ni umuntu wihana gusa. Mukundwa utwumva, turakuraritse ngo nawe wemere kureshwa n'urukundo rw'Imana. Ni wowe birimo, ni wowe ubyemera. Ubyanze nta waguhata. Imana ntabwo ifata ku ngufu. Ukurikije imbaraga, ubushobozi, imbabazi zayo n'ubuntu bwayo, Imana ubwayo yakavuze ijambo rimwe twese tugapfa, yakavuze ijambo rimwe twese tukaba bakire, yakavuze ijambo rimwe twese tukaba bakene, ariko kubw'imbabazi zayo ikomeza kutugirira neza ngo iri kutureshya. None nshuti mukundwa, iresha ry'Imana rizapfa ubusa? Haranditse ngo Imana ihamagarira umuntu kwihana
ikoresheje ibigaragaza urukundo rwayo no guhendahenda k'umwuka wayo wera, kuko kwihana ari impano y'Imana ibanziriza kumurarikira y'Imana ibanza kumurarikira kwihana ngo abe ukwiriye imbabazi zayo. Umunezero uhebuje umuntu ashobora kubona ni imbuto yo kwihana nyakuri ku Mana, kuwisha amategeko yayo, bikamuhesha no kwizera Kristo umucunguzi n'umuvugizi w'umunyabyaha. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nshuti bakundwa, abana b'Imana, iyo mpano y'urukundo duhora tuyibona buri munsi. Uko kuresha Imana iturehesha kugira ngo tubanze twihane, ikaduha iyo mpano iyo kwihana n'imbabazi zayo ngo twihana ku Mana kuko twisha amategeko yayo. Imana iba yiteguye kubiduha uko tubisabye. Nshuti bakundwa, abana b'Imana, ijambo riravuze ngo mbese uko kwihana ni kuzabaho? Mbese ijambo imbabazi ntabwo rizandikwa ku izina ryawe? Nibiba bityo nshuti mukundwa, nta bugingo buhoraho wazabona. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'iri jambo. Niyo mpamvu mu bitabo muri Bibiliya Imana iraturarikira gukora iki kintu gikurikira nshuti bakundwa. Mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 19 haranditse ngo abo nkunda bose ndabacaha nk'abahana ibihano bibakwiriye, nuko rero gira umwete wihane. Gira umwete wihane, shiramo umwete. Ni wowe urabikora, nta wundi wabigukorera, ni wewe urabikora. Kandi imbabazi z'Imana warazisezeraniwe, urukundo rwayo rw'urubona buri munsi, kuresha kwayo ukubona buri munsi binyuze mu byiza ikugirira. Ngaho nawe gira umwete wihane. Kubera iki dukwiriye kugira umwete tukihana? Ese ubundi kwihana ni iki? Turabona abahanuzi b'Imana benshi baje babwiriza ubu butumwa bwo kwihana ibyaha. Mu gitabo cyaho dusoma muri Matayo handitse amagambo akurikira mu gice cya 3 umurongo waho n'uwa mbere hati, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Bavandimwe nshuti bakundwa, uko buca bukira turagenda dusatira ubwami bw'Imana, turagenda dusatira umunsi w'imperuka, turagenda dusatira iherezo. Please bugenda buca bukira, niko twagakwiriye kugira kwihana, niko twagakwiriye kugira umwete wo kwihana no kureka ibyaha. Ariko se bavandimwe, ijambo ry'Imana riravuze ngo uko kwihana ntago kuzabaho. Twasubiza ngo yakuzabaho kubishaka wese, kuko Yesu aravuze ngo mwese abarusha n'abarewere mu nsange ndabaruhura. Ngo muri Yesaya 55 ngo n'udafite inyota naze ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Nta kiguzi watanga, n'ubuntu tu. Yesu ngo ibimwuzuye mu gitabo cya Yohana yaravuze ngo n'ubuntu bukurikiranye n'ubundi buntu. Ubwo buntu muze tubuvome nshuti bakundwa, maze natwe tugere ku ngingo yo kwihana, maze tuzaraga ubugingo buhoraho. Ese ubundi kwihana ni iki? Mbese none waba warihannye? Ijambo ry'Imana riturarikira ko ari ubutumwa bugomba kubwirizwa abantu, ngo igihe bumvisha ijambo ry'Imana rikabacumita mu mitima. Mu gice cya 2 cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa haranditse ngo abo bantu bumvisha ibyo, murongo wa 37, bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, tugire dute? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Data, mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko iri sezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi,
arabahugura ati mwikiza b'iki gihe biyobagiza. Nuko hepfo haranditse 41, nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongerewe ku basanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Ngaho reba inteko Petero yari amaze gutera, yari yateranyije. Bababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bababwira uko yavuye mu ijuru akitanga ndetse akabambwa ku musaraba, ngagapfa urupfu rwo ku musaraba, kuko abahambwaga ku musaraba babaga ari ibivume byananiranye mu gihugu, byabaye baruhagwa, bakoze ibyaha n'ibindi byaha, abantu bakamurambirwa bati uyu wakwiriye gupfa, kandi urupfa akwiriye gupfa n'urwo ku musaraba. Yesu yemera kuza gupfa urwo rupfu rwo ku musaraba. Tuti mukundwa, ninde utahimbaza Yesu kandi ninde utamushima? Rero bigomba kuba binyuze mu nzira yo kwihana. Mu gitabo cyitwa Kugana Yesu mu cyiciro cya 3 haranditse ngo kwihana ni ukubabazwa n'icyaha no kugicikaho. Kwihana ni ukubabazwa n'icyaha no kugicikaho. Muri iyo ngingo yo kwihana usabwa kwatura, kuvuga ibyaha wakoze. Kubera iki dukwiriye kwatura ibyaha twakoze? Dukwiriye kwatura iyo umuntu akoze icyaha abahemukiye Imana yatanze itegeko. Kuko mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo n'uwa cya 4, urwandiko rwa mbere rwa Yohana handitse aya magambo, haranditse ngo ni igice cya 3 umurongo n'uwa 4, umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Cyangwa umuntu wese ukora icyaha aba yishe amategeko, kuko icyaha ari ukwica amategeko. Icyaha ni ukwica amategeko. Kwihana ni ukwihana icyaha umuntu yakoze. Ubwo yishe itegeko aba yahemukiye Imana yatanze rya tegeko. Iyo umuntu yihana rero asaba ya Mana imbabazi yacumuyeho. Yarangiza hari ubwo wica itegeko ry'Imana ukaba ucumuye no ku bantu, n'aba bantu ukabasaba imbabazi. Iyo rero wacumuye ku Mana, ibyaha warabikoze mu mutima nta wundi ubizi, ukaba warabikoze bitagaragarira amaso y'abantu, biba byaragaragariye amaso y'Imana. Ibyo ugomba kubyaturira Imana, ugapfukama mu cyumba cyangwa se aho watoranyijeho gusengera, ukabwira Imana ibyaha wayikoreye, ukabyatura, ukayicuzaho. Dufata urugero rwiza ku mwana wari wazimiye w'ikirara. Yaraje ngo aravuga ati nacumuye kuyo mu ijuru. Abanza kumenya ko mbere y'uko ahemukira se yari yamanjije gucumura kuyo mu ijuru. Ni mu gitabo cya Luka igice cyaho ni icya Luka igice cyaho ni icya 15, haranditse ngo umurongo waho wa 17, nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Umurongo n'uwa 18, reka maguruke nge kwa data, mubwire ni data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Ariko se arahaguruka aja kwa se, agitunguka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Umwana yafashe umwanzuro mu mutima iyo yarari, ngo yari yabuze n'iby'ingurube zasigaje ntiyagira ubimuha.
vuga ati mbega nkaba ikigoryi nkajijwa, uku niko napfapfaye, nsigaye mbura n'ibyo kurya, n'iby'ingurube zisigaje ntabyo ndi kubona, iwacu kwa data ibyo kurya byari bihari kandi ari byinshi, reka mpaguruke nje kwa data mubwire ninacumuye kuyo mu ijuru, nacumuye no kuri wowe data, mbabarira ntago nkwiriye kwitwa umwana, ndashaka kuba umugaragu. Umwana yararambiwe ibyaha, yararambiwe kuragira ingurube, kuba mu byaha by'iteka. Aravuga ati no, ntago bikwiriye, Yesu yamviriye amaraso yarancunguye, reka mpaguruke ngende. Ngo samubonye amuhoberana urukumbuzi, arirukanka aja kumusanganira, ntiyita ku byo ari kumubwira, aramugwirira, amugwamo, aramuhobera, aramwakira. Nawe Imana yiteguye kukwakira uyu munsi, ariko hari icyo usabwa. Ibyaha wayikoreye Imana, muziranyeho, ibiyaturire mu cyumba wiherereye, bwira uti Mana, itariki n'iyi natekereje gusambana, mbabarira icyo cyaha cyo mu ntekerezo, itariki n'iyi nakoze ibi, nabikoze mu mwijima, nta muntu wambonye, mbabarira kuko Mwami Imana yanjye nagucumuyeho. Imana iba yiteguye kukubabarira. Kwatura ibyaha, mu ngingo yo kwihana harimo ingingo yo kwatura ibyaha. Haranditse ngo ni mu gitabo cyitwa urwandiko Yakobo igice cyaho ni icya 5 murongo n'uwa 16, haranditse ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nshuti bakundwa, abana b'Imana, ijambo ry'Imana riratweretse ngo twaturirane ibyaha kugira ngo dusabirane, ngo nibwo tuzakizwa. Twaturirane ibyaha, kandi nyuma yo kwaturirana ibyaha dusabirane kugira ngo dukizwe. Kandi ngo kugira gusenga k'umukiranutsi kwemerwe, ngo ni igihe asenganye umwete. Nshuti bakundwa, usabwa gusanga mugenzi wawe ukamwaturira icyaha wamukoreye, ukamusaba imbabazi, mugenzi wawe akakubabarira, ndetse ngo akakubabarira. Ijambo ridutegeka no kubabarira abataradusaba imbabazi, ariko ni inshingano y'uwahemutse kumva agakwiriye gusaba imbabazi, akatura icyaha yakoze. Ntabwo umuntu w'Imana akwiriye gutinya kwatura. Kubera iki? Dufite abantu batubanjirije, nabo bakoze ibyaha bamukira Imana n'abantu, ariko byabaye ngombwa ko batura ibyaha byabo. Mu gitabo cya Zaburi dusoma haranditse aya magambo, haranditse ngo muri Zaburi igice cyaho dusoma ni igice cya 51, haranditse ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe, murongo n'uwa 1, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye,
unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko ibicumuro byanjye kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga, kandi uboneke kuboneye nuca urubanza. Dore naremanwe gukiranirwa mu byaha nimwo mama yambyariye. Hepfo aranditse ngo, murongo wa 9, hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undeme mu mutima wemera, unsubizemo umutima ukomeye. Unsubizemo umutima ukomeye. Ntune kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomereshe umutima wemera. Nshuti bakundwa, abana b'Imana, Dawidi ubwo yari yakoze icyaha, ntabwo yatinye kwaturira Imana no kuyisaba imbabazi no kwihana imbere yayo, ndetse asaba cyane ko Imana imusubizamo umutima wemera, imuha umutima wemera ibyaha, imuha umutima wo gucika ku byaha, Imana imuha umutima wo kureka ibyaha. Zaburi 32 yavuzemo andi magambo dusoma. Aravuga ati, hahirwa abari ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Hepfo haranditse ngo, nakwemereye ibyaha byanjye, ku murongo wa 5, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti, ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe unkuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Dawidi ubwo yari yakoze ibyaha, ariko reka mbabwire ku mutima w'umuntu koko ngo urusha ibintu byose gushukana. Dawidi ni umuntu Imana yabonye, iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka. Ariko uwo yararangaye acumura ku Mana, yaretse kuja ku rugamba nk'uko itegeko ryamutegekaga kwahura ingabo akazija imbere, yisigarira mu rugo iwe. Arangije ngo arazerera, abona umugore uri koga, aragenda aramusambanya, yicisha umugabo we. Yakoze ibyaha bigera ku 10 cyangwa 11. Aramusindisha, amurekesha inshingano. Ibyo byaha byose Dawidi yarabikoze, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi. Nahoze nsoma muri iki gitabo, bana b'Imana, nubwo turi abanyabyaha n'abanyantege nke, ariko dusaba isengesho Dawidi asenze ngo unkomereshe umutima wemera. Nugira umutima wemera kandi ugambirira iby'Imana, ni ukuri nshuti mukundwa, ntugacogore kandi ngucike intege, Yesu azabigushoboza. Nasomye muri iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, ku rupapuro rwaho rwa 413, ngo nta cyaha mwene muntu abasha gukora kitatangiwe incungu i Karuvari. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyaha byose mwene muntu abasha gukora, ibyo byatangiwe incungu i Karuvari. Ibyo bikwereka ko ntaho uragera ngo Imana ibe yarakuretse. Nta byaha wakoze byaba byararuse ibyo Dawidi yakoze. Garukira aho ngaho kandi ugarukira Imana. Imana nk'umutunzi w'imbabazi yiteguye kukubabarira kandi izakwakira. Ijambo ry'Imana rigira ritya riti,
ni ku rupapuro rwa 413 ku bafite izindi ndimi ni mu cigisho ca 52 haranditse ngo nta cyaha na kimwe umuntu yakora kitahongererewe ikaruvari, kitahongerewe ikaruvari. Kuvuga ngo ibyaha byose twakoze n'ibyo abantu bazakora byose Yesu yarabihongereye ikaruvari. Yesu yarabibabariye ikaruvari. Ico we wagusaba ni ukubyihana no kubyatura kugira ngo wakire izo mbabazi. Byarahongerewe ikaruvari. Bityo rero umusaraba ntucogora koherereza umunyabyaha amararika y'umwete kugira ngo ahabwe impongano yuzuye. Niyo mpamvu ijuru rihora ritwinginga ngo umusaraba ntucogora koherereza umunyabyaha amararika y'umwete, amararika afite imbaraga, amararika ya buri gihe, kugira ngo umuntu ahabwe ya mpongano yuzuye yatanzwe, umuntu yitegure kuyakira. Ariko nawe ndebera, umuntu afite ibyo kurya, n'undi muntu arashonje. Wa muntu ufite ibyo kurya azaniye wa wundi ushonje ibyo kurya, aramuhereje ati akira ibyo kurya. Wa wundi uhawe ibyo kurya yirebera hepfo, ntabwo ashaka gushikira bya byo kurya. Ngira ngo ibyo kurya bizamenekera mu ntoki cyangwa se bizapfa ubusa, kuko uwagombaga kwakira ibyo kurya ntabwo yabyakiriye, yabyanze. Nuko tubayeho, imbabazi zaratanzwe, ariko dusabwa kwemera tukakira za mbabazi. Dusabwa kwemera tugatera intambwe zivugwa n'ijambo ry'Imana, intambwe yo kwihana ibyaha no kubyatura kugira ngo bibabarirwe. Nshuti mukundwa, iyo ni intambwe usabwa gutera wowe ubwawe. Ibyo ni wowe bireba, kuko ibyaha byose Yesu yarabibambiwe ku musaraba. Ngaho rero nawe soza intambwe ikureba, ngo kuri iyi ngingo yo kwatura ibyaha, ngo hari benshi bagira ubwibone. N'iki gitabo ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere, ngo bagira ikosa rikomeye cyane. 394 haranditse ngo 394 ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere, handitse aya magambo dusoma nshuti bakundwa. Ku rupapuro rwaho rwa 394 ku bafite izindi ndimi ni mu cigisho ca 49 haranditse ngo mbega ifutirije rikorwa n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizatuma icyubahiro cyabo kigabanyuka, maze bikonona umurimo wabo bafite kuri bagenzi babo. Ngo nifutirije rikorwa ngo abantu ngo nibatura icyaha cyabo ngo birabagabanyiriza icyubahiro cyabo ngo kuri bagenzi babo. Ngo bagenzi babo barabaseka kandi babagaye. Ngira ngo nutinya gusekwa n'abantu uzasekwa n'Imana kandi uri kurimbuka. Ntacyo rero bizaba bikimaze. Icyo cyubahiro twaharanira ku bantu ntabwo cemewe, ahubwo dutinya Imana, kuko Imana ni kubaha kandi nawe ukayubahisha, nibwo bizaba byiza. Ariko gushimwa n'abantu udashimwa n'Imana nta gaciro bifite. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hari abihambira kuri ico gitekerezo kibi. Iyo hari ijwi riri kukongorera ngo ya, ngo baraguseka, ngo umuntu w'umugabo ngo ufite n'ubwanwa, ngo ubwo se abana bawe baragira bate? Uzatinya icyaha, nuja kugikora bari bwo wibaza ngo barambona ndi gukora icyaha baragira bate? Ariko kuza kucatura no kwihana imbere yabo wagikoreye ntibikagutera isoni. Igiteye isoni ni ukunywa inzoga, umuntu agasinda. Igiteye isoni ni ukurwana. Igiteye isoni ni ukwica isabato. Igiteye isoni ni ukubeshya.
igiteye isoni ni ugusambana umugabo ufite umugore mwiza yashatse ari we wamurambagije akamutakaja gusambana umugore nawe akagira atyo. Ibyo biteye isoni. Niyo mpamvu ngo icyaha gikoze isoni amoko yose. Ngo iyo umuntu abumbatiye kiriya cyaha ngo kikaba kiri mu mutima, kikaba kiri mu muryango, icyaha kikaba kiri muri sosiyete, ngo umumaro wacu ni ukuvurunga, ni ukuburagiza, ni ugutesha gahunda. Kandi koko icyaha kiri mu muryango gishobora gusenya umuryango. Umwana camwadukaho kigatandukanya umugore n'umugabo, kandi bitewe n'umwana wakoze icyaha. Icyaha ntawe gitinya. Abakire n'abakomeye, aboroheje n'ab'imbata, abakene banyakamwe babatindinya kuja, icyaha ntago kibatinya. Buri wese icyaha kiramuhangara igihe cyose yaba atabaye maso. Ariko niba byanagenze gutyo nshuti bakundwa, wikwihambira ku ifuti ryo kutatura icyaha kubwo gutinya amaso y'abantu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, haranditse hatya hati, hari abihambira kuri icyo gitekerezo kibi, nubwo biyiziho amafuti yabo, birengagiza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Muri ubwo buryo bikaroga imibereho yabo bwite, kandi bikijimisha n'iy'abandi. Ngaho mwumve uko Satani aroga imitima y'abantu. Nabo wahemukiye, nabo wakoreye icyaha, iyo utabicujijeho ngo basabe imbabazi, ngo biroga umutima wawe, bikaroga n'imitima y'abandi. Mbese bazongera bakwizere ryari? Niba ari umuntu wari uvuze ati runaka enda hano akiri ibihumbi 10, bimpera umugore, ngewe ndataha bwije, yenda nsange yahashe yanatetse, amafaranga ukayakubita mu mufuka ukigendera. Maze umugabo yagera mu rugo ati se runaka nta mafaranga yabahaye ngo ko mbona muburaye? Ati ntayo. Waje kuyamubaza ati nta mafaranga wampaye, ntabwo yazakwizera, kandi icumu bibyemo nikiramwangirije cyane. Rero iyo abantu bihambiriye kuri iryo kosa ryo kutatura, ijambo ry'Imana ravuga ngo byijimisha imitima, imibereho yabo bwite, kandi bikijimisha n'iy'abandi. Kwatura ibyaha byanyu ntibizagabanyura icyubahiro cyanyu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Inshuti mukundwa, biroroshye cyane gukora icyaha, kuko Dawidi yavuze ngo dore naremanwe gukiranirwa mu byaha nimwe mama yambyariye. Umuntu wavukiye mu byaha, gukora icyaha biroroshye, ni nko kunyerera agahita agwamo, biroroshye cyane. Ariko kwatura kiriya cyaha udafite umwuka w'Imana ni ikibazo. Bija bikomerera benshi, ariko ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana ravuze ngo ico ni icubahiro gipfuye, umuntu ntakwiriye kucihambiraho. Mbese none twihambire kuri ico cubahiro gipfuye? Nimugwira rutare muzashenjagurika, kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihakagire umuntu ubuzwa kwatura icyaha cye n'ubwibone. Nshuti mukundwa, ese nawe uri kutwumva, ntukigere na rimwe ubwibone bukubuza kwatura icyaha. Oya, ntibikigere bikubaho nshuti mukundwa. N'iryo jwi niriza mu mutima ngoya, ngo nubwo wabikoze, ngo mbese abandi nta byaha bakora, ibyo n'akazi kabo birabareba. Kemura ikibazo cyawe, uruhare rwawe, ariko ubwibone uramenye butazakubuza kwatura. Hepfo haranditse ngo kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka. Ntuzihagarareho wakoze icyaha, ntuzihangire gukiranuka wakoze icyaha, ahubwo azabe
azahe agaciro isezerano ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Imigani 28:13. Ntimukagerageze kugira ico muhisha Imana, kandi ntimukirengagize kwatura amafuti yanyu kuri bene so. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire. Ku munsi uheruka wo kugororerwa ibikwiriye ibyo buri wese yakoze, umunyabyaha azahangana n'icaha atatuye. Nshuti bakundwa, bana b'Imana, iri hame ryo kwatura icyaha ni ihame rya Bibiliya. Dawidi yaravuze ngo ntabwo natinye kwatura icyaha mu iteraniro rinini. Ntukabitinye, kuko ubwo niba wagikoze cyabaye, nta kundi kugisibanganya mu bantu kereka kucatura no kugisabira imbabazi. Ijambo riravuze ngo ibyaha umuntu atatuye nibyo azahangana nabyo ku munsi w'urubanza. Icyiza ni ukwimenyaho ibyaha byanyu ubu ngubu. Uyu munsi nshuti mukundwa, usabwa kwimenyaho ibyaha byawe, usabwa kwimenyaho ibicumuro wacumuye ku Mana, usabwa kwimenyaho ibyaha wakoreye abantu. Uyu munsi usabwa kwikiranura n'abantu kandi n'Imana, kugira ngo Yesu naza agarutse azasanga uri amahoro. Ibyaha byose warabibabariwe, imbere y'izina ryawe nshuti haranditswe imbabazi. Ibitari ibyo uzacirwa urubanza rwo kurimbuka. Igitabo kiragize gitya kiti, haranditse hatya hati, ubu ngubu tugomba kwimenyaho ibyaha ubu ngubu, mukabyatura kandi mukabireka, mu gihe igitambo gihongerera kikibasabira imbabazi. Yesu guhera mu 1844 yavuye mu cyumba cyahera yinjira mu cyumba cyahera cyane, aho agiye gukora umurimo w'ubuhuza, guhuza umunyabyaha n'Imana, ndetse agakora umurimo w'ubutambyi, umurimo w'urubanza. Urwo rubanza rwaratangiye, ibyawe bigerwaho kandi birasomwa, ibyawe byitabwaho kandi birandikwa. Yesu iki gihe ni cyarimo, guhera muri uyo mwaka kugeza isi irangiye, Yesu aza ari mu cyumba cyahera cyane, ari kubarira abantu ibyaha, abihaniye ibyaha imbere yabo hakandikwa imbabazi, abatarihaniye ibyaha umunsi wabo w'urubanza wagera bagacirwaho iteka. Mukundwa, urasabwa kwitonda muri iki gihe turimo, kuko ngo ni igihe cy'umunsi ukomeye w'ihongerero. Yesu ari guhongerera abantu ibyaha. Hepfo aranditse ngo mu gihe igitambo gihongerera kibasabira imbabazi, ntimukabure kumenya icyo Imana ishaka kuri iyi ngingo. Nshuti mukundwa, Imana kuri iyi ngingo yo kwatura ibyaha ishaka kubyatura. Ingingo iheruka dusorezaho nuko mu ngingo yo kwihana mu butumwa turarikirwa na Yesu Kristo, nugusubiza ibyo wibye n'ibyo wambuye abandi. Ni ihame rya Bibiliya mukundwa. Tubona abantu benshi bavuga bati turi abakristo twayobotse Imana, ariko ugasanga umuntu yambuye abantu mu muryango, mu baturanyi. Abamugurije amafaranga ni benshi, abo yagurije ni benshi, bamuhaye ibyabo, ariko akaba atarabishuye kandi avuga ngo yarakijijwe. Oya, ntabwo agakiza ari uko kaza. Agakiza ubwo kageze ku mugaragu, ku muntu w'Imana witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro, nawe yari yarambuye abantu. Ku mugaragaro yavuze ko arabasubiza ibyo yabambuye, ndetse avuga ko araha abakene impano, arafasha abakene. Yesu arabyumvira, ariko ahagurutse akavuga ati mu mibereho yanjye nanjye narambuye abantu, nabimye ibyabo, nabambuye ibyabo, none ndabibasubiza kandi mbarihe.
Yesu aravuga ngo uyu munsi agakiza kaje muri iyo nzu, uyu munsi wowe ubwawe urakijijwe. Zakayo ngabona amahirwe yo gukizwa kandi akiranwa n'umuryango we wose, ariko icyo yakoze ngo ni uko yasubije ibyibwe. Igitabo kiratubwira ngo muri Ezekiyeli, iri ni ihame rya Bibiliya nshuti bakundwa, igihe wihana ibyaha ukaba ufite ibyo wibye ukibitunze cyangwa se utabitunze ariko ufite amafaranga yabyishyura, jya wishura ibyo wibye, jya usubiza ibyo wahaweho ingwate. Umuntu araza ati nyabuna, urabona inzu yanjye ngiriya ngize ikibazo n'ibihumbi 800 cyangwa se miliyoni, kandi inzu yiguze 2,000,000 akayigwamo nk'ingwate, ukavuga uti nutamya miliyoni yanjye nzajana iyi nzu ingana na 2,000,000, maze iyo ngwate ukayijyana, wa muntu akabura ibwishu ukunguka indi miliyoni y'ubusa. Subiza ingwate. Somo rya Bibiliya ryavuze ritya riti 33 umurongo waho n'uwa 15 haranditse ngo umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakora ibibi kuba hazabaho ntabwo azapfa, ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho, yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kuba hazabaho. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nshuti bakundwa abana b'Imana, ijambo ry'Imana ritweretse ko niba umuntu yihannye ibyaha bye agomba gusubiza ibyo yibye. Nshuti bakundwa, dukwiriye kubaho tudafite imitima iducira urubanza ngo mbone nabona runaka niruke kubw'ibibi namugiriye. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana mu rwa mbere rwa Yohana haranditse ngo imitima yanyu nitabacira urubanza muratinyuka imbere y'Imana. Ngaho reba, iyo wambuye umuntu mugiye guhurira mu kayira runaka uhora umubeshya uti nzayaguhejo ejo bundi bikaba ejo bundi, utangira gukwepera mu kandi kayira ngo mudahura akakwishuza. Ntago ariko bikwiriye kubera kugendekera ku bakristo bamenye Yesu, ahubwo usabwa gusubiza ibyo wibye. Nshuti mukundwa mwana w'Imana, ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye mu cyigisho cya 27 hatubwira iri jambo dusomamo. Haranditse hatya hati ku bantu bose bagize kwihana nyakuri. Ni mu cyigisho cya 27 ku bafite izindi ndimi, ku rupapuro rwa 331 haranditse ngo nta gihamya cy'uko umuntu yihannye by'ukuri keretse gusa iyo bimuteye guhinduka. Kwihana nyakuri gutera umuntu gutanga icyo yarahiriye, akagarura ibyo yibye, akihana ibyaha bye, agakunda Imana na bagenzi be. Icyo gihe nibwo umunyabyaha abasha kumenya neza ko afitanye amahoro n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kugira ngo umunyabyaha amenye ko afitanye amahoro n'Imana, ngo ni uko umunyabyaha yarahirira icyo yatanga, icyo yarahiriye, akagarura icyo yahawe ingwate, akagarura icyo yibye, maze mu mutima we ntihabemo igishinja kimubwira ngo tuzi ko wajanye igitanda cya runaka, tuzi ko wajanye inzu ya runaka ukayimwambura ukandika amaresi y'impimbano, tuzi ko wakoze ibingibi ugahemuka, tuzi ko wibye umugore wa runaka ukaba umucuye umuca inyuma, uca inyuma uwo mwashakanye ukaja gucura umugore wa runaka. Uwo mutima ugushinja urubanza, iyo wihannye by'ukuri uwo mutima urarorera. Nshuti bakundwa abana b'Imana, twerekera ku musozo. Ngaho Yesu twese araturarika, uyu mwana w'Imana wabambwe ku musaraba, wemeye gupfa, araturarika ngo tureshwe n'urukundo rwe. Yesaya 53 ndasomamo amagambo makeya cyane, hanyuma negere ku musozo. Ariko mbararika nshuti bakundwa, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buturarikira kwihana. Mbese none wowe iyo ntambwe yo kwihana warayiteye? Mbese warahindutse? Umugore abona ko wahindutse koko wihannye, abana bawe babona ko bihannye kandi wahindutse, abavandimwe n'abaturanyi n'abo musengana hari icyo babona koko waretse.
niba ibyo bitarabaho bado ntabwo wari wihana, waba waremeye ubutumwa bwiza ariko utarihana ngo were imbuto zikwiriye abihannye. Rero hera kutangire, birashoboka ubwo ugihumeka hari igihe Imana yakurinze ngo n'iyi saha igere, wongere wiyunge n'Imana, ntucogore kuko wakoze ibyaha byinshi, ntuje kure y'Imana, oya, ahubwo garukira Imana, nibwo urabona uburuhukiro n'amahoro. Ijambo riravuze ngo Yesu Kristo, haranditse ngo Yesu Kristo, aranditse ku murongo wa 12 ngo nico gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye, azagabana iminyago n'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwo yishizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mubo Yesu yasabiye nanjye ndimo, mubo Yesu yasabiye nawe urimo, kuko umugome ni uwica amategeko y'Imana. Twahindutse abica amategeko y'Imana, twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana, ariko kuri iyi saha n'uyu munsi Imana iraturarikira kwihana ibyaha byacu, tukabyihana, tukabicikaho, tukabyatura, tukabisabira imbabazi. Ibitabo biravuga ngo, nasome mu gitabo cyitwa Mind Character and Personality ngo saba imbabazi ko wafuditse. Biroroshe gupfudika kuko twavukiye mu byaha, ariko igihe byabaye, igihe wacitswe, igihe wakoze ibyaha, nukuri uje ubisabira imbabazi kandi ubyihane byature. Imana iduha uwo mutima, kuko Yesu yamaze kuduha agakiza, ariko dutera intambwe yo kukakira, kandi nitubishaka tuzabishobora. Imana nayo izabidushoboza, Yesu azabidushoboza, kandi yarabikoze. Umwuka wera nk'umufasha azatugeza kuri Yesu, maze tubarirwe ibyaha byacu. Imana ibiduhera ubuntu kandi bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Abadukurikiye twongeye kubasuhuza, kuba tugejeje n'ubundi aya masaha turiho turi bazima, ndetse n'ijambo tumaze kwiga rikaba birumvikana ryabafashije, ryerekezaga ku kwihana. Rero mwakoze kubana natwe, kandi turacyabararikira gukomeza muri aya materaniro. Tugiye gusoza iki cigisho ca mwene data n'indirimbo imwe, ariko iyo ndirimbo irabibanziriza n'ubundi ikindi cigisho kubo tutatangiranye. Nitwa Ruhumuriza Enoki, akaba ari nanjye tugiye gukomezanya mu cigisho cya kabiri. Reka rero turirimba indirimbo imwe isoza icigisho kimwe itangira n'ikindi. Reka turirimbe, nitumara dusenge. Indirimbo ya 45. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, uyinyoboresha iteka mwami, ntakibasha kuzimya umuco wayo, ko Yesu yaje kuyitwumvisha. Umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya, amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Umpe Bibiliya mu kababaro kanje, igihe mpigwa n'ibyaha byanjye,
umpe n'amagambo Yesu yavuze kuko ariyo meza mpumuriza umpe Bibiliya kuko ari inezeza nyoborwe nayo mu nzira ntoya amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri umpe Bibiliya ngwimurikire iteka kandi ndinde imitego yo hasi niyo rumuri rwaka mu mwijima runyereka inzira y'amahoro umpe Bibiliya kuko ari inezeza nyoborwe nayo mu nzira ntoya amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri umpe Bibiliya ngwimbwire iby'ubugingo kandi udukomereze uwo mucyo ngo tumenye inzira igana mu ijuru unyereke ubwiza bwawe data umpe Bibiliya kuko ari inezeza nyoborwe nayo mu nzira ntoya amategeko yawe niyo meza agaragaza inzira y'ukuri. Kadusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, ugize neza, turacariho, turi bazima, urakoze uhabwe icubahiro. Yaba twe n'abadukurikiye twungukire mu ijambo ryawe, inama zaryo zitwungure, udushoboze kurigenderamo, umwuka wera ari twumvisha ryandike mu mitima yacu nk'uko yaryanditse ku mpapuro, twese twungukire imbere yawe. Ngaho ibirenze ibyo tugusabye bidukwiye ubiduhere mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere tubasuhuze mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire. Nk'uko nari maze kubibabwira, byashoboka ko hari abo tutatangiranye. Izina nitwa Ruhumuriza Enoki, akaba ari njye tugiye gufatanya muri aya materaniro kwiga ijambo ry'Imana. Rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kumvira imwe mu nkingi y'agakiza kacu. Kumvira imwe mu nkingi y'agakiza kacu. Ubusanzwe agakiza kagira inkingi zigeze nko kuri 3 zigashigikiye. Habamo kumvira, habamo kwihana, habamo kwizera, kandi umwigisha urangije yibanze ku kwihana. Ubwo yigishije nawe inkingi ishigikiye agakiza kacu. Ubwo habuzemo kimwe, gukizwa byagora, nta nubwo byanashoboka, bisaba kwihana. Ubwo niko Imana yabigennye mu gakiza kacu, ngo hazabe harimo ibyo uko ari 3 nibyo byubakiyeho. Kuzaja mu ijuru, kuba dukurikiye buri Adamu na Eva,
ababyeyi bacu ba mbere bazize baguye mu kutumvira. Banyagwedeni ya mbere tuzongera tuyisubizwe no kumvira. Ababyeyi bacu ba mbere bazize cyangwa bacumuye bitewe no kutumvira amategeko y'Imana, bari batakinabishoboye kuyumvira. Bisaba ko Yesu aza mu isi yitondera amategeko y'Imana kandi arayumvira. Birashoboka. Tugira ibyiringiro n'icyizere ko aranabisezerana, aranabihamya ngo abantu bazamwizera azabaha ubushobozi bwo gushobora kuyumvira maze bakazabona agakiza. Rero kumvira niyo tugiye kurebera hamwe inkingi muzigize cyangwa muzishigikiye agakiza kacu, ariko yitwa kumvira. Kumvira mu gitabo cy'Itangiriro kuko twari tubibabwiye, niho tugiye guhera icyigisho cyacu. Itangiriro ibice ni 2, ndasoma umurongo waho mu wa 16. Haranditse ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye ukirya, ujye urya imbuto zacu, ariko ku giti kimenyekanisha, igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ntukakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ntabwo yakomeje kugendera mu nama Imana imuhaye, ntiyumviye, kuko haranditse ngo iramutegeka iti. Ryari itegeko, ndetse n'abavuga ko amategeko hari igihe hatabagaho. Oya, Adamu na Eva Imana yari yarabahaye itegeko, yaramutegetse iti ntukakiryeho. Ubwo ryari itegeko. Wakwita ko ubwo rikubiyemo amategeko Imana yagize menshi, ariko itegeko ryari rihawe umuntu wa mbere kwari ukutarya ku giti yamubujije, kandi ngo kwari ukugira ngo Imana ijye ireba ko azashobora kumvira. Kwari ukugira ngo Imana irebe ko azashobora kumvira ibyo yamutegetse. Nuko Imana ikunda kumvira kuruta ibindi bintu byose wakora. Mu gitabo, n'iri somo reka ridufashe mu gitabo cya Samweli ni iya mbere, ibice 15, umurongo waho ni uwa 20. Samweli 15 ni urwa mbere rwa Samweli 15, umurongo wa 22. Haranditse amagambo ahari avuze ngo, Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira uwayumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama. Ubwo yari ari kubwira Sawuli, nawe ntabwo yari yumviye itegeko ry'Imana yamubwiye. Amategeko n'amabwiriza yari yamuhaye ku rugamba yari agiyemo, ntabwo yayumviye, ahubwo amubwira ko yazanye ibitambo bibyibushe, inka z'inyamibwa. Arangije aramubwira ngo ibyo nta gaciro bifite imbere y'Imana. Ikiha agaciro ni ukuyumvira kuruta kuzana ibitambo. Kumvira ni ukw'agaciro. Kumvira ni ukw'agaciro. Mu gitabo cy'uburezi, reka dusoma no magambo. Satani ari kurogoya umugambi w'Imana yosha ababyeyi bacu ba mbere kugira ngo
batumvira. Inzoka yaraje ni uburezi, paje 28. Ndasoma na 29 ariko kansome kuri 28 haranditse ngo abemeza ko izo mbuto Imana yababujije kubera zifite ubushobozi butangaje butanga ubwenge n'imbaraga, kandi ko kubabuza kuryaho Imana yashakaga kugomwa igikuriro ndetse n'umunezero uruseho. Satani yaraje arababwira ati yababujije kurya kuri iki giti. Impamvu yakibabujije ni uko gifite ubushobozi butangaje butanga ubwenge n'imbaraga, kandi kuba yarakibabujije yari iri kubagomwa igikuriro n'umunezero uruseho. Inzoka imubwira ko ubwayo yariye ku mbuto z'igiti cyabuzanijwe bikayihesha ubushobozi bwo kuvuga. Ubwo buriganya bukomeye yaragira iramubwira ngo ubundi se wabonaga inzoka ivuga? Impamvu ndi kuvuga ni ubushobozi nkuye kuri iki giti. Iki giti nakiriyeho, sinavugaga ndi kuvuga. Imana yarababujije ngo mutazagira ubwenge n'ubushobozi no gukura n'umunezero, yabagomwe ibyo. Hepfo ngo kandi ko yahawe ubushobozi bwo kuvuga, kandi ko nabo nibamara kuziryaho bazagera ku rwego rw'imibereho rusumbyeho, ndetse ubumenyi bwabo bukaguka cyane. Arababwira ati rero nimurya kuri iki giti muzatera imbere. Ubwo na n'ubu baracyatanga inama ko kunyuranya n'Imana ntuyumvire harimo inyungu, harimo iterambere. Ariko ku bazi aya mateka ntabwo bateye imbere. Ntabwo wanyuranya n'Imana ngo uzatere imbere mu bwenge, ngo uzatere imbere, ntaho waterera imbere, ntabwo byakunda. Igihe Satani yavugaga ibyiza yakuye ku giti cyabuzanijwe, ntiyigeze amuhingukiriza ko yaciwe mu ijuru bitewe no gucumura. Ntabwo yigeze amuhingukiriza ko yaciwe mu ijuru bitewe no gucumura.